Aho hari bamwe mu baturage biganjemo urubyiruko batinya kwipimisha virusi itera sida kugira ngo badasanga baranduye bakiheba, kandi ngo ubundi byo ntabwo ari byo. RBC rero igaragaza ko imibare y'abipimisha virusi itera sida yagabanutse. Inkuru irambuye turagezwaho na mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze. Uru rubyiruko n'abakuze bamwe batinya kwipimisha virusi itera sida, abandi bakizera ko amasengesho ari azabafasha kumenya uko bahagaze ku bwandu bwa virusi itera sida. Nyamara hari n'abishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, bavuga ko batinya kujya kwipimisha virusi itera sida, batinya ko bashobora kuzasanga baranduye bikabatera kwiheba. Impungenge mbafite ubu umuntu ungana nkanjye imyaka 25 none aha ngaha ngiye nkasanga afite ubwandu, urumva nahita niheba cyane. Icyemezo nafashe rero ntabwo najyayo. Mu by'ukuri virusi itera sida simerwa kwipimisha kubera yuko mba ninya ko ejo nshobora kugira ngo ntaragenda nkasanga naranduye. Avuga ati ngo njye kwiheba umvuga ngo naranduye, nabyibara nkituriza nkigumira mu rugo. Ntabwo nabugira nuko ahubwo bambwiye ko ngirwaye, nibwo numva nagira ubwoba, ariko igihe batarabimbwira rwose numva ntabwo bafite. N'ubundi byarangiye ko nta kintu hitamo, ahubwo uwiyizera niwe ujyayo, uko wumva nawe ukomeje kwiyizera ko ibyo wakoze ntabwo watuma ujya kwipimisha. Igikuru si ukwipimisha, ahubwo igikuru ni ukujya mu gakiza umuntu akamenya ijambo ry'Imana, hanyuma yamara kumenya ijambo ry'Imana, hanyuma noneho Imana ikagira icyo ikora. Abatinya kwipimisha babikeka ko bayifite, akumva yenda ko nasanga yifite ari buhamuke, naho ubundi kwipimisha nta kosa ririmo. Inzego z'ibanze n'ubuyobozi bw'ibigo nderabuzima busaba abaturage guhindura imyumvire, kuko uwipimisha agasanga yaranduye bituma afashwa agahabwa imiti igabanya ubukana bw'indwara ya sida. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gakenke Nzabakurana Innocent agaragaza ko izi serivisi bazegereje abaturage. Twakoze ubukangurambaga, ubundi abantu tubegereza serivisi. Ikintu cyajyaga kibaho kimwe na kimwe cyatumaga twasanze cy'imbogamizi, twasangaga abantu bitwaza ko baturuka kure, ugasanga barava kure, ati kugera ku kigo nderabuzima batangira serivisi birababangamiye, birabavuna kubera urugendo. Ariko ubu ngubu dufite icyumba cy'urubyiruko, hari nuko dukora rimwe na rimwe tugakora strategie avance, tukamanuka abantu tukabasanga mu cyaro. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukamana Marceline asaba abaturage guhindura imyumvire. Aho umuntu asanga yaranduye virusi itera sida, aho kugira ngo abyakire akava hano akajya gufatira serivisi ahandi, hari n'ababireka burundu. Icyo twababwira rero ni uko batakwiye kwiheba. Icya mbere gikomeye tubasaba ni ukwirinda ko umuntu yakwandura. Ikindi cya kabiri, mu gihe umenye ko wanduye virusi itera sida, mbere na mbere no kubanza kwiyakira. Mu gihugu cyacu harimo serivisi zitandukanye zifasha abantu, hari serivisi z'imiti n'ubuvuzi, hari serivisi z'ubukangurambaga, hari na serivisi zo kubitaho mu mibereho myiza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko zimwe muri gahunda zo guhagarika ubwandu bushya bwa virusi itera sida ari ukwipimisha abaturage bakamenya uko bahagaze. Umukozi mu kigo RBC ushinzwe ubundi buryo bwo kurwanya sida, Dr Umurerwa Mireille Joyce, yasabye abaturage kugana izi serivisi zo kwipimisha virusi itera sida. Ntibagire ikibazo uko ugeze kwa muganga, uganizwa n'abaganga bakakuganiriza, mbere yo kugupimura bakakuganiriza ndetse n'igisubizo cyawe kibonetse bakaba bakajya kukuganiza kugira ngo baguhe ingamba zo kuba wakoresha mu minsi yaba igisubizo cyawe kiri negatifu cyangwa pozitifu. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC muri raporo y'umwaka w'2022-2023 igaragaza ko imibare y'abipimisha virusi itera sida kuko bavuye kuri 2,283,283 bagera kuri 2,072,072. Jean Paul Turatsinze, mu ntara y'Iburasirazuba.